Yes, reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, hanyuma bari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese mukavuga muti twe twamaze gukora subscribe tayari. Ubu ngubu ibiganiro wakoze bitugeraho mu buryo bwihuse. Ubwo rero ikiba gisigaye nuko nubundi mubireba mukabisharinga mugakora like mugashyiraho n'ibyo bitekerezo byanyu. Namwe batarakora subscribe mwabwira ni mukubite mubangura, namwe tujye twibanira mu buryo nk'ubwo ngubwo, aho inkuru tuzikora zigahita zibageraho mukazisharinga mugakora like mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Murabimenyereye rero ko ngewe kuri Rwanda Sport Channel icyo muhasanga ari umwihariko amakuru yo mu Rwanda avugwa muri Rwanda Premier League. Buri gihe akabaye kose muri Rwanda Premier League ngomba guhita nibwira abatanazi nkitereka tukabiganiraho. Hanyuma uko shampiyona nayo igenda yicumacuma nkababwira uko biteganyijwe ndetse nuko amakipe aba yitegura. Uretse umunsi wa 12 wa shampiyona utegerejwe na benshi ku makipe atandukanye, by'umwihariko amakipe y'ibigugu yagaritswe muri weekend ishize. Ubu ngubu hategerejwe kureba uko agomba kwitwara muri iyi weekend igiye kuza itangira kuri uyu wa gatanu. Burya niho dusigaye tubibara, nubwo amakipe muri Sudani yo mu mibyizi agenda akina imikino yabo y'ibirarane. Nk'ubu ngubu ikipe ya El Merreikh yarayigaritse Masudi Juma nyuma yo gutsinda Musanze ibitego 3-1. Darikonovic yagiye amugarikira Rubavu ku bitego 2-1. Ubwo bivuze iki rero? Kugeza ubu ngubu Darikonovic amaze gukusanya amanota ye 18 mu mikino ingahe seda? Mu mikino 8, ndumva ni mikino 8. Urumva ko mu byukuri amanota ye 18 afite imikino yindi atarakina hafi aho ngaho 4. Urumva ko mu byukuri ikipe ya El Merreikh yo amanota yayo igenda igira gute iyakusanya gake wa mugani wa Gasuku. Hanyuma rero ubwo kuri uyu munsi dutegereje undi mukino uza guhuza ikipe ya El Hilal n'ikipe ya Kiyovu Sport. El Hilal iheruka gutsindwa na Rutsiro ibitego 2-1 hari ku wa mbere. Ese Kiyovu Sport yo irakandiraho cyangwa El Hilal iraza kongera yisubize umwanya wayo, dore ko ikipe ya Kiyovu Sport nayo isa n'ifite ibibazo bitayoroheye bya mikoro bituma abakinnyi bayo bakina nta morali navuga ngo resultat ya Kiyovu Sport ni unpredictable. Ntabwo ari resultat ushobora gupredictinga uvuge ngo biragenda gutya wenda ushingiye ku kuba El Hilal yaratsinzwe na Rutsiro, yewe itari inafite ntabwo ari bifite gira umugisha, ariko ishobora no kwifashisha abandi ikaba yakomerera nabi. Ubwo rero ni uwo mukino uhari umunsi wa 12 rero uduhishikiye iki. Hari imikino itandukanye itegerejwe kuri uyu wa gatanu. Reka nkubwire ko ikipe ya Kigali ikina n'ikipe yande ikina n'ikipe ya Bugesera ya Kamarade iheruka kwisasira Rayon Sport. Ejo iraza gukina n'ikipe ya Kigali yo iheruka kunganya na Muhanga. Navuga ngo ni AS Kigali ikeneye kwiratrapa nibuze kugira ngo irebe ko yakwegera izi kipe za Etenseri zayisanze nayo amanota 10 ni make cyane, nibuze ikayavaho ikigira imbere. Bitagenze gutyo nayo irisanga mu mazi abiri. Ariko na Bugesera nayo ikaba igomba kugira gute guhamya intsinzi yari yabonye kugira ngo nayo irebe ko yakwicumacuma isanga ayo makipe yandi. Hanyuma undi mukino wenda wo umuntu arugaruka mu byo bwihariye ni ikipe ya Gorilla yakira ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatanu. Hanyuma ku wa gatandatu ikipe ya Magaju izaba yakiriye ikipe yande ikipe ya Mukura Victory Sport. Iyi ni derby y'amajyepfo, navuga izaba ikomeye. Yaba Magaju ashaka gutsinda naye amaze igihe amerewe nabi, yatsinzwe na Rutsiro. Hanyuma ikipe ya Mukura Victory Sport itsinda Gicumbi, ubwo arashaka intsinzi ikurikiyeho kugira ngo nayo igende isanga za Gasogi muri iyo myanya ya za 4-5 umbabarira. Hanyuma rero ikipe ya Etenseri ifite umusozi ukomeye wo gutsinda ikipe ya Polisi imaze igihe ikinira i Kigali,
abantu bayitega imitego ikayivanamo, iheruka kwisasira Gasogi ku gitego 1-0. I Rubavu rero, i Rubavu Etincelle ni ukureba biriya bitego watsinze Musanze, mu by'ukuri wayibitsinze ubimerita cyangwa nibigura no nkuko abantu bakomeza kubivuga. Polisi nayo umukino ifite mu ntara, tujya tuvuga ko mu ntara hakunda kugora polisi, ari naho za APR na za Rayon Sport zizayitsindira, zo zizajya gutsindira imikino yo mu ntara, ikipe ya polisi bikaba byayigora. Reka turebe uyu mukino wo kwa gatandatu ihuramo na Etincelle uko uraba umeze n'ishusho yawo, niba koko ikipe yande ya Etincelle cyangwa se ya polisi iza kuhikura. Hanyuma ubwo tukakubwira ko ikipe ya Kiyovu Sport yo izakina na Rutsiro hazaba ari ku cyumweru, mu gihe ikipe ya APR izakina n'ikipe ya Gasogi kuri iki kuwa gatandatu nizaba yakiriye. Ubwo nyuma nyine yo kureba ko ikipe ya Gicumbi izaba yakiriye Marine, Gicumbi izaba yakiriye Marine kuwa gatandatu, umukino nurangira APR yakire Gasogi. Nsubiye gatoya inyuma reka mbwire ko kuri Rayon Sport yakiriye izaba yasuye Gorilla nkuko twabivuze nganyije n'ikipe ya APR ubusa ku busa mu mukino uheruka. Hanyuma Rayon Sport itsindwa na Bugesera ibitego 2-1. Ni Rayon Sport umutoza Rumamini uzaba uri kwitoza, akavuga ko mu by'ukuri amaraso mashya, ntabwo ari amaraso mashya ngo mwumve gutyo ngo nabakinnyi bashya bazakina, ahubwo nabakinnyi umutoza Haruna Firuzi bamwe atahaga amahirwe, uyu mugabo Rumami we avuga ko azaha amahirwe. Ubwo tuba tuvugamo nk'aba Adama Bagayoko utaragiye ubona umwanya, birashoboka ko yagira gute yabanzamo uyu muvandimwe Ndikumana Sumani utabanzagamo bitewe n'ikibazo cy'imvune, ahari wenda igihe cyaba cyageze ko yabanzamo. Ubwo ariko nanone akazaba adafite Azizi Basane, icyo nacyo ni ikindi. Hanyuma wenda ubwo akaba yakwentroduiza na Niyonzima Olivier Sef nawe wari umaze igihe atabanzamo. Ubwo ni nko kuvuga ngo n'ubundi bantarindwa nabo bari aho ngaho naba nta kigenda. Reka ndebe ko Sef yitekerejeho abe yafatanya na Richard, hanyuma turebe ko wenda hari icyo bibyara ugereranyije n'ibyo bakinaga mu minsi yashize. Ubwo nanone nukureba ashobora gufata icyemezo akaba yakiramo Pavel Nzira, kuko na Mugisha Yves nawe baravuga bati nawe na mafuti yagiye akora, bati wenda reka tugarure Pavel Nzira turebe ko hari icyo yaba yahinduyeho mu myitwarire ye itari myiza. Nawe yari amakosa yagiye akora, ariko bakavuga bati umunyezamu mukuru hari igihe yagira gute akagutabara, nkuko burya kwa Marine Pavel Nzira yatabaye Rayon Sport. Ntabwo rego umukinnyi ari uwawe uterera iyo cyangwa se ujugunya iyo cyambere amafaranga ye warayamuhaye uracyamukeneye, hari igihe yagira gute yagusofa. Ubwo rero na Serumogo wari umaze igihe nawe udakina, birashoboka ko Rumami Marcel ashobora kumugirira icyizere ati wenda wisubiyeho cyangwa wakoze imyitozo myinshi subira kuri kabiri kawe. Ntekereza ko ariko umusore Prince we ntiwamugarura, kuko Elia Ganijuru Nimbe nawe abantu babireba baravuga ati Nimbe na Ganijuru Elia, aho ngaho akaba yagira gute yakora impinduka. Ubwo rero ni ku ruhande rwa Rayon Sport. Ubwo tunabibutsa ko umutoza Bruno Ferry yamaze kwemezwa bidasubirwaho ko ari umutoza wa Rayon Sport. Uyu umutoza nawe azaba areba umukino Rayon Sport izaba iri gukina, ndetse n'abakinnyi ntekereza ko bazakina n'ishyaka ryinshi bavuga bati twiyereke umutoza mushya arebe ko turi ku rwego runuru ku buryo yagira gute yatwifashisha. Ubwo nabwo rira abakinnyi bayo bazaba bahari, abo twabonye kuri APR ni bariya bitwa ba Khalifa Traore n'abandi. Imyitozo yayo turi buyikurikirane ya nyuma yabo, yaba ya Rayon Sport ndetse n'iya Gorilla, tumenye ko isura aya makipe yombi azaba afite kuri uyu wa gatanu. Ubwo hagati aho uretse Bruno Ferry w'umutoza uzaba ureba uko abakinnyi be bakina, kuko Rayon Sport yamaze no kubyemeza bidasubirwaho, niwe mutoza wa Rayon Sport, niwe mutoza mushya wa Rayon Sport akungirizwa na Rumami ndetse na Feruzi ngo akaba wa gatatu. Iyo staff barazaba banavuga bati turishimira ko Nganya nawe azaba yasesekaye Inyarugenge kuri uyu wa gatandatu, azaba ariko we azahasesekara kwa gatandatu. Ubwo birumvikana umukino ntazawureba, ariko nawe azaba ari mu bakinnyi niba bazitoza ku cyumweru. Uwitwa Bruno Ferry azaba ari kubareba abatyaza, na Nganya azaba arimo, kuko yamaze kwemerera ubuyobozi bwa Rayon Sport ko nta gisibya, nta gutinza mu makoni, nta kongera kuvuga ngo ndumva riga amazinja, nta kongera kugira gute. Ubwo sinzi icyo nyine twarabivuze yakoze muri Senegal,
ariko yemeza ko mu mukino ukurikiraho uwo bazakina na Gorilla azagira gute azaba ukina. Uwo ni umukino wa Rayon Sport na Gorilla abantu bafitiye amatsiko bo kuwureba ari benshi. Hanyuma undi mukino wo kwa gatandatu wa APR na Gasogi nanone n'undi mwanya wo kureba uyu Abdel Taleb abakunzi b'ikipe ya APR yego bamukuyeho icyizere, ariko nanone n'undi mukino kandi imikino ntisa wenda no kuzareba se yarivuguruye. Ba Djibril Ouattara bamaze gutora mitende bya nyabyo ku buryo bashobora gutanga ibyo bafite byose. Umuvandimwe Dao Meme ese igihe kirageze kugira ngo abe yabanzamo, ko byagaragaye ko nibuze ari gutuma APR igerageza gukina utwo dupira tukagera imbere. Abashoboye kudukina ni William Togi cyangwa se n'undi uhari bakaba badukina. Ese nanone uyu mutoza azongera banzemo abakinyi batatu, Togwi, Mamadusi ndetse na Djibril Ouattara, ko ari wo abantu bavuga bati wa muntu we kuba banzamo iyo babuze igitego mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri bananiwe ari gihe wakuramo, kandi nyamara ari bo bataka nyine bati umwe yagiye umusiga kuri bench ku buryo waza kumwifashisha. No kureba ese noneho nyuma y'izo critique ndetse n'abatoza bagenzi be bamukritika aragira icyo ahindura. Ari nako na Kenisi tumureba nawe ikipe ye igigira gutya ikihambira ku makipe manini ikayabiza icyuye. Ese nanone na APR nkuko Gorilla yibije icyuye na Gasugira yibiza icyuye. Ubwo rero ni umunsi wa 12 wa Rwanda Premier League, turakurikirana imyiteguro y'aya makipe yo muri iyi minsi ya nyuma, yaba ku makipe azakina ejo ni umunsi wa nyuma, nazakina kwa gatandatu ni umunsi wanziriza wa nyuma, ku buryo tubabwira tuti ibihagaze gutya na gutya. Mwebwe icyo nababwira ngo buri kanya mujye mutegereje ibishya kuri Rwanda Sport Channel bishingira ku makuru y'imikino abagezweho. Murakoze cyane, mukomeze mubane nanjye kuri Rwanda Sport Channel. Bye bye, ciao.